Iyi ni GCN Real Estate, ni ya kampani yanyu bafasha kugurisha ibibanza ndetse n'amazu hirya no hino mu gihugu. Ahangaha amerereye ndi mu mujyi wa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge, umurenge no wa Kanyinya ndetse n'akagari ni aka Nyamweru. Ahangaha amerereye rero nabazaniye indi site nziza, murabona yuko ari ahantu hatuwe, urebye hari urahabona amazu meza ndetse hari n'umuriro w'amashanyarazi, ikindi hari n'amazi. Ikindi kandi ruguru gatoya hari umuhanda, bityo byagufasha ubaye ufite ikinyabiziga kuhagera neza mu buryo bukoroheye, kandi harimo n'umuhanda ibitaka bya laterite ku buryo nawe unyerera buhaba. Ni karibu muze tugendane njye kuhabereka. Muri aka kanya rero turi mu mujyi wa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge, umurenge ni wa Kanyinya ndetse n'akagari ni aka Nyamweru. Geswati ungubu nabazaniye ikibanza cyiza giherereye hano hantu heza. Murabona ko ari ahantu heza hatuwe, urebye ruguru neza urabona ko hari amazu meza, ababashije kubikora mbere barahaguze. Hirya hano hari ibindi bibanza byaguzwe, ruguru hari ibindi byaguzwe, no hepfo hari ibindi byaguzwe. Kino ndimo ndabereka nicyo cyari gisigaye. Rero nawe b'umunyamahirwe ubumwe mu baba bafite ibibanza byabo bwite muri uno mwaka tugiye gutangira wa 2025. Iki kibanza rero nabazaniye gifite metero kare 400, kikaba kiri kugura amafaranga makeya y'u Rwanda ariyo miliyoni 7 zonyine. Rero ayo mafaranga ntago ari menshi, ni makeya cyane, kuko nk'uko ubireba ni ikibanza cyiza kirimo ubutaka bwiza bwa laterite, byumvikana ko hatanyerera cyane. Ikindi kandi hariyo n'inzira nziza, byumvikana ko bitajya bikugora kuva ahantu hamwe cyangwa ujya ahandi. Mwibutsa ko hano turi ari hepfo neza y'umurenge. Ikindi kandi ruguru yaho hakaba hari n'ibitaro. Hano nimbuzi neza umuhanda uzamuka ujya Shyorongi, iyo uhagaze hari ku murenge umanutse gatoya uhita ugera hano hantu turi mu birometero 2 cyangwa se 1. Ubu ngubu rero nawe waba umunyamahirwe ukigurira ikibanza mu buryo bukunogeye, ukaba nawe watura neza ugatura heza. Mwibutsa ko umuntu uzi ubwenge arimo aragura ibibanza muri no minsi, kuko muri Kigali ibibanza bimwe biragenda byiyongera uko iminsi iza. Nk'ubu ngubu iki kibanza ushobora kukigura amafaranga miliyoni 7, hadashize n'amezi 2 cyangwa amezi 3 ukaba wagisubiza miliyoni 14. Urumva ko zikubye inshuro 2. Rero nawe fatirana no mahirwe ugure kino kibanza, uture neza, uture heza, kandi uture ahantu hatekanye. Mwibutsa ko ino ari GCN Real Estate, ya kampani yanyu bafasha kugurisha ibibanza ndetse no kugura ibibanza ndetse n'amazu hirya no hino mu gihugu, haba amajyepfo, haba amajyaruguru, haba iburasirazuba ndetse haba no hirya yabwo. Ubu ngubu nakuzaniye ikibanza cyiza muri Kigali, urabibona ko hariyo umuriro w'amashanyarazi, hari amazi, haratuwe, kandi ni heza mu buryo bwose bugaragara. Ikindi kandi ni nahanini haragutse, wakubakamo inzu yo kubamo, wakubakamo inzu y'ubucuruzi, wakubakamo ikintu cyose icyo ari cyo cyose wifuza. Ariko nawe ndakwinginze b'umunyamahirwe ugure kino kibanza, kuko kutinda gatoya niko iki kibanza kiri bugende kigurwa. Mwibutsa ko hepfo haraguzwe, ruguru haraguzwe, ndetse unarebye hose ubona hari amazu meza hubatse, byumvikanisha ko hatuwe kandi hari n'ibikorwa remezo. Uzamutse gatoya hari ibitaro, ndetse hakaba hari n'umurenge ndetse n'umuhanda principal. Rero fatirana no mahirwe ugurira ikibanza. GCN Real Estate iragufasha kukibona ku buryo bwiza, ku mafaranga meza akunogeye wowe urimo uratureba, ndetse kikaba kinatuye n'ahantu heza. Murakaza neza rero, ubaye ugikeneye wareba kuri iyo nimero iri kuri ekara yawe, twagufasha uduhamagaye cyangwa se ukatwandikira ubutumwa bugufiya. Murakaza neza rero, ibyiza ndetse n'ibibanza byiza hano kuri GCN Real Estate nakagaruka. Murakaza neza, amahoro y'Imana bane namwe.